Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize uwitwa Nimrat ari kumwe na Lucas. Aha yari arimo asaba Lucas ko yamwizera akamuha igihe bakaba bari kumwe. Ese aho Lucas yaje kubyemera nangwa yaje kubyanga? Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri aba ngaba bombi babiri. Lucas yitegereza Nimrat ariko ntavuga agaceceka. Nimrat ahera akabwira Lucas akambwira ati basi nkeneye kumva yego yawe, ntago nzi ibyo wanyuzemo, sinzi n'ibigukomereye yewe n'ibyagushaririye, sinzi ibyakubujije amahoro n'amahwemo, yewe sinzi ibyatumye urira, sinzi n'ibyatumye umutima wawe wuzura ishavu n'intimba n'akababaro kageretseho. Ariko se wanyemerera ukanyumva ndetse ukananyumvira ukampa icyizere cyawe by'igihe gito? Lucas yitegereza Nimrat nanone akabona Nimrat arasa naho amwitayeho cyane. Ahera akabaza Nimrat akambwira ati Nimrat, njye nawe ntabwo tuziranye cyane. Nimrat ati ariko tuzamenyana, ikindi ibyo ntabwo mbyitayeho, ntabwo nitaye ku hahise hawe, sinitaye ku bintu ibyo ari byo byose byaba byarakubayeho. Icyo nitayeho ni wowe ubwawe ku giti cyawe, ibindi I don't care. Ahubwo wanyizera? Lucas ahera akabaza Nimrat akambwira ati Nimrat, ese kubera iki unyitayeho cyane? Kuki wumva ushishikajwe no kuba uri iruhande rwanjye? Kuki wumva waba uri iruhande rwanjye nakwizera? Buri kanya uri kumbwira ngo se nakwizera, yes I can trust you, ariko se why? Nimrat ahera akabwira Lucas akambwira ati okay, wowe mpa icyizere cyawe, umpe byibura amezi 2, nzakwereka impamvu nashakaga nangwa se impamvu nshaka ko unyizera ukampa umwanya wawe. Wowe just trust me, mpa icyizere cyawe cyonyine, nicyo nyine nta kindi nshaka, ni nacyo cyonyine ngushakaho. So are you ready? Uri able kumpa icyizere cyawe? Lucas yitegereza Nimrat again, azunguza umutwe asa n'ubyemeye. Nimrat ahera akagaseka kavuga ati wow, nari mfite ubwoba yuko ugiye kubyanga, yewe nari mfite ubwoba ko utari buze kubyemera, ariko wow, thank you. Ndakwizeza kandi ndagusezeranya sinzigera ntenguha icyizere cyawe n'umunsi n'uyu n'umwe. Nimrat nta kindi kintu akora, ahera akagafata Lucas ukuboko bakagaruka mu nzu, atangira kugenda amutembereza amwereka ibintu byose. Lucas abwira Nimrat akambwira ati aha hantu uba se kari heza uhakodesha amafaranga angahe? Nimrat araseka cyane akambwira ati apana, njyewe ntabwo nkodesha,
Murata ati ngwiki kobwa mwiza ukiri muto nkawe se amafaranga yo kubaka inzu nziza nk'iyi ngiyi waba warayakuye Murata aseka avuga ati iyi nzu rero nayubakiwe no mu rugo nyine dad na mom nibo bayinyubakiye urabonye navutse ndi umukobwa umwe nako ndi ikinege kuri papa na mama so rero nyine barayubatse bayimamo nk'imana so nsoje kwiga university niyo mpano nyine mu rugo bampaye banshingira business ndikorera ibintu byose mfite nyine ni ukubera ababyeyi banjye mfite business nziza ndi umucuruzi njya kurangura za Dubai n'ahandi nyine tu just cause of my parents byose nyine mfite nibo mbikesha so rero inzu nziza nk'iyi ntabwo ari njyewe ni Murata wayiyubakiye ni dadi na mama Lucas ati wow ababyeyi nk'aba se babaho ni Murata ati yego none se nyine babaho kuko abanjye nyine babayeho bariho kandi hari n'abandi babikora tu ntekereza ko ababyeyi banjye atari bo ba mbere cyangwa se ba nyuma baba baragize igitekerezo cyo kwita ku bana babo Lucas arumirwa akavuga ati nanjye ningira umwana ndifuza kuzamukorera nk'ibi nigira amahirwe nkabona umwana nkagira umugisha nanjye nkamubyara akabaho nkabona ko ari umwana wanjye ari amaraso yanjye ibi byose nzabimukorera umenya hari nzamukorera n'ibirenze ibi ni Murata yitegereza Lucas kareba uburyo abivugamo gusa Lucas aba ari kubivugana ikiniga akanazenga n'amarira mu maso ni Murata asa n'umwegereye akavuga ati Lucas hari ikintu utari kumbwira kuva nakumenya ndabona ufite ishavu n'intimba umutima wawe ntutuje ese wanyizera basi ukambwira ikintu cyaba kiremereye umutima wawe ese basi wanyizera ukambwira inkuru yawe ho gatoya undi turashaka kuyumva undi ati yego niteguye kuyumva Lucas ahera akabwira ni Murata akabwira ati okay reka tugende dushake ukuntu twicara kuko ndumva iyi nkuru ntayivuga mpagaze ni Murata ati nta kibazo n'ubundi turacyari kumwe nzakomeza ngutembereze aha hose ubona ukuntu hangana n'iwanjye ngomba kugutembereza nkakwereka buri kimwe even nkakwereka ahantu hose nyine tu ndibuze kugutembereza nkwereka ibyumba byose urahitamo icyo ushaka ariko nyine njye I wish ko twakoresha room imwe niba ntacyo bigutwaye Lucas ati ngiye nawe mu cyumba kimwe ni Murata ati yes of course hari icyo bitwaye Lucas ati uri serious is it ni Murata ati yes of course I'm serious I'm more than serious I trust you Lucas ati how comes kano kanya uranyizeye ku buryo njye nawe twarara mu cyumba kimwe undi ati yes of course keretse we niba wumva utabishaka nakubwiye ngo mpereza amahirwe njye nyakoreshe nyabyaza umusaruro
ahubwo se can you trust me, njye nawe tukaba muri room imwe ko numva nashaka ko ujya mu yindi room itandukanye n'iyanjye. Lucas ati nta kibyo turaza kubirebaho. Nimurata ati okay, reka tugende twicare mu sitting room hama umbwire, ndumva nkeneye kumva inkuru yawe. Tuve kuri aba ngaba bombi babiri tugaruke kuri Layla. Layla aba yicaye mu rugo ameze neza, agafata telefone, amasaha basa n'aho akuze ari nka 5 za nijoro, ahamagara umugabo we Dylan. Mu kwitaba akitabwa n'umukobwa. Ariko ntabitindeho. Nta kindi kintu akora, ahera akamubaza, umugabo wanjye ari he? Nshaka Dylan. Undi ati se umva nkubaze, kuva ryari Dylan ari umugabo wawe? Layla ariko kuva umunsi jye nawe tujya mu murenge tugakora ubukwe, mu bitabo bya leta rwose ugiye kureba, njyewe rwose ntabwo ngaragara nkaho ndi single, I'm married. Kandi ntekereza ko na Lucas nawe rwose utasanga ari single. Ahubwo se wowe urinde witabye telefone y'umugabo wanjye? Undi ati niba utanze uzamenya, nanjye ndi umugore w'umugabo wawe. Ahubwo se Dylan ntarakubwira ko ufite mukeba? Layla ati nguki? Umva se niba uri kunkiniraho hari imikino uri gukina, gabanya abantu. Imikino urimo ntago, I don't like. Undi ati uba uyikunda nangwa se utayikunda? Tuza abantu, umugabo wawe njye nawe turamusangiye kuva mwabana. Ntago nzi ariko ngenda kuza, so rindira igihe yumva ashakiye araza kuza ataha aho ngaho, kimwe nuko ashobora no kudataha. Layla biramucanga, nta kindi akora, ahera akagakupa. Gusa muri we ntago aba atuje, atangira kubunza imitima, yibaza umuntu waba witabye telefone y'umugabo we. Yicara aho ngaho mu ntebe ategereje umugabo we ngo arebe ko byibura yataha. Layla aricara agategereza Dylan, amasaha agakura bikagera 6:00. Tuve kuri Layla tugaruke kuri Lucas ndetse na Nimrat. Lucas rero aba yicaye ari kurebana na Nimrat. Nimrat amufashe mu biganza akamubwira ati ndi tayari, niteguye kukumva, amatwi yanjye yose arafungutse kugira ngo akumve. Lucas rero atangira kuganira na Nimrat, amubwira ati rero Nimrat, inkuru y'uyu musore uri kubona imbere yawe, sinzi niba nakiyita umusore nangwa se umugabo, ariko buriya ninjya gusoza kubwira inkuru yanjye biraza kurangira umenya uwo ndiwe, kubera ko nanjye ubwanjye ntabwo nzi ngo ndi iki, uretse amazina yanjye yonyine yuko nitwa Lucas, kugeza ubu ntabwo nzi ngo huye mwaye. Nimrat ati ndakumva, nguteze yombi, mbwira inkuru yawe yose. Lucas atangira kuganirira Nimrat, akabwira ati Nimrat, mfite imyaka 23 nibwo nahuye na Jenta. Icyo gihe nari mfite kampani nakoragamo,
ariko nanjye numva mfite inzozi zo kuzikorera. Nari wa musore udafite icyerekezo, numvaga gutereta abakobwa benshi ari wo mujyo mwiza, nkumva nyine binejeje. Mfite abakobwa benshi pe, nateretaga kandi bankundaga, nari umusore ufite igikundiro. Umunsi umwe naje guhura na Jenta, twahuriye ahantu mu kirori n'inshuti ze. Mbona ukuntu nyine atuje, ari humble, atari umukobwa usamara, ndetse ntari kumwe n'abandi batipe. Barasheta bavuga ati uriya mukobwa uko agaragara nta muhungu nyine wamushitura. Njye nagiye kuvugisha Jenta nsa naho ndi kuri mission. Nagiye ngiye kumutega agatego ko kugira ngo nemeze abandi basore, birangira umutego nari muteze ari njyewe ubwanjye nkuguyemo. Naje kwisanga mukunda. Nasanze Jenta nari ngiye gutega umutego, Jenta nari ngiye gutereta kugira ngo nemeze abandi basore, atandukanye n'abandi bakobwa bose nigeze namenya. Nasanze ari umukobwa w'umukristo, umukobwa ukunda gusenga, wiyubaha kandi wubaha abantu. Twatangiye turi inshuti, agenda mpindura gake gake. Jenta akajya ansengera, rimwe na rimwe akambwira n'ibintu bikambaho. Yari wa mukobwa nabaga nakoze ikintu nkumva ari kukimbaza. Yarasengaga pe, njya numva ngo hari abantu berekwa ngo bahishurirwa, njye ntago birambaho, ariko nabiboneye bwa mbere ku mukobwa nateretaga. Nyuma yaje kumbwira ngo ufite inzozi z'uko uzikorera. Ndamubwira ati yego. Ati humura Imana izaguha kwikorera, ndetse kandi uzaba ukomeye, uzagira ibintu bikomeye, uzagira na kampani ziruta izo ukoramo. Icyo gihe naramusetse, numvaga bidashoboka, ariko Uwiteka uko twahuraga twaraganiraga, ariko umwanya munini akawumara ari kunsengera. Iyo twahuraga yarambwiraga ngo pfukama, akansengera umwanya munini cyane. Twamaranaga igihe gitoya tuganira, umwanya we munini twawumaraga ari kunsengera, ndetse ambwira ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Nguko uko naje kwisanga nkunda Jenta. Naramukunze ndanamusarira pe, njya mu rukundo rwe cyane. Byaje kurangira nisanze ndi nk'umusazi kuri we. Nagerageje kumutereta, kubw'amahirwe mbona aranyemereye. Twarakundanye, twakundanye igihe gito pe, imyaka 3 yonyine. Muri iyo myaka 3 twakundanye, njye na Jenta twahuye na byinshi, kuko nyuma y'uko njye na Jenta dukundanye, nanjye ubwanjye sinzi ahantu nakuye igishoro. Nyuma y'umwaka umwe wonyine dukundana, nari maze kugira kampani yanjye ubwanjye ku giti cyanjye. Iyo kampani yaramfashije pe, turayizamura, ariko twanyuze muri byinshi. Twahuye n'abanyeshyari, abambwira ko atankunda, abambwira ko yitwikira uruhu rw'uko ari umukozi w'Imana kandi abeshya, abambwira ko ari umutubuzi. Nimura umugore wanjye bamuvuze amabi menshi, ariko nyuma narabyirengagije mugira umugore. Tukimara kubana rero, umugore wanjye yaje kubura urubyaro. Twamaranye imyaka 17, hafi 18.
nta rubyaro, twashakanye tukiri bato kandi nawe yari akiri muto. Jinta nabanye nawe ku myaka ye mito cyane, ntabasha no kuba nagusobanurira kuko naramurutaga kure. Ntabwo byarangiriye aho, umuryango wanjye waje kumwanga. Mama yanze umugore wanjye amuhora ko atabyara. Ibyo byaje kuntera igikomere cyo kumva ko umugore wanjye iwacu batakimukunda. Gusa njye nakundaga umugore wanjye pe. Umugore wanjye kubera gusenga, nari mfite icyizere ko azagera akabyara. Ariko igihe cyaje kugera, umugore wanjye nawe icyizere kiragenda. Icyo gihe yari akeneye njyewe Lucas ko mu biruhande. Naragerageje, I tried my best. Nyuma Imana yatugiriye neza, umugore wanjye aza gutwita. Gusa nyuma y'imyaka 3 imfura yanjye Abi iragenda. Nyuma y'igihe umugore wanjye yarongeye aratwita, tubyara umwana w'umuhungu tumwita Bright. Ariko nawe ntibyatinze, nawe yaje gupfa. Umugore wanjye kubyakira byaramunaniye, nibwo nyuma naje kwakira ibaruwa yiwe insezeraho. Naje gutanga ikirego kuri polisi, umugore wanjye baramushaka ariko arabura. Nyuma nabaye nk'umusazi, namaze imyaka 3 yose mba mu bitaro narasaze. Aho mviriyeyo umuryango wanjye ari wo mama na mushiki wanjye ndetse n'abandi bampaye inkuru mbi yuko umugore wanjye yapfuye. Bambwira ko banamuzitse. Nakubeshye kubyumva no kubyakira byarananiye. Ubwo rero numvaga byanshobeye, ari nabwo njye nawe twahuraga. Numvaga nshaka kwipfira. Kugeza ubu rero bikomeje kunshanga no kunshobera. Ndibaza gute Jinta umugore wanjye nakunze yatinyuka kunsiga. Nanone nkongera nkibaza, we mwaye, ndi umugabo, ndi umusore, ndi iki kugeza ubu? Ntabwo ndiyumvisha ko naba narabuze umugore wanjye umwe rukumbi. Umugore wankunze ntacyo agendeyeho, atitaye kuko nari meze. Ntabwo nari mfite imico myiza, ntabwo nari nkwiye umugore mwiza nka Jinta. Ariko none yarantaye. Nimurati yitegereza Lucas akabona kuko afite agahinda, aherako akamuhobera akambwira ati Lucas, you are not alone. Ntabwo uri wenyine kandi trust me, ndahari ku bwawe kandi n'umuryango wawe urahari. So tuza rero, ikindi ndagusezeranya, ntabwo nakumara intimba n'agahinda ufite pe. Nta nubwo ishavu n'intimba ufite mu mutima wawe kano kanya nakubwira ngo nakuvura. Ariko I will try my best, nkube hafi kandi nguhore iruhande. Sibyo se basi? Ntabwo kano kanya nagusezeranya ibirenze n'ibya mirenge, ariko byibura nagusezeranya ikintu kimwe, nzaba mpari ku bwawe iteka. Icyo ari cyo cyose gishoboka,
nzagikora ariko nkubone wishimye. Lucas ati nta kibazo. Ahari wenda waba uje mu buzima bwanjye nka marayika murinzi, ntago nzi icyo Imana iri kuntegurira, ntago nzi icyo iri guteganya, ariko ndizera ari cyiza. Nimurati rero asa n'uhagurutse agatangira kugira utuntu ategura. Ameza nayo baba bayatunganyije, ahera akabwira Lucas, bakajya ku meza bagatangira kurya. Barimo basangira, Nimurati ahera akabaza Lucas, ariko ntago ikibazo cyanjye bagisubije. Undi ati se ikibazo cyawe kihe kibazo kandi? Nimurati ati Lucas, ndakomeje, I'm not kidding, I'm very serious. Nakubajije wakemera njyewe nawe tukaba muri room imwe, aho kugira ngo ujye gufata room yawe wenyine? Ndumva nkeneye kukuba hafi. Tuve kuri Nimurati ndetse na Lucas, ahubwo twigarukire kuri Layla. Masaha bakuze, kabona umugabo we Dylan aratashye. Dylan aba yasinze. Layla akimubona aramwegera akamubwira ati ariko se mugabo mwiza, izi ngeso wazize kuva ryari? Kuva twashakana uri kugenda uhinduka gake gake. Rimwe na rimwe ndaguhamagara ukanyihorera, usigaye ugenda ukarara iyo ngiyo, ugataha igihe ushakiye. Nanaguhamagara nyitabwa n'abakobwa, none ndebera ukuntu utashye umeze. Si ubu koko Dylan, niki ndagukoreye? Niki ntaguhaye? Kuki uri kugenda umbabaza gake gake? Ese hari ikintu naba narakoze kibi cyakubabaje gituma nyine uri kunkorera ibi byose? Ese uri kumpana? Dylan imaze kubirambirwa pe. Iranahera akabwira Layla, akavuga ati niba ubirambiwe se wabivuyemo? Njye nagushima ubivuyemo ukagenda. Niba wumva urambiwe kuba uri umugore wa Dylan, urambiwe kuba nta amajoro nasinze meze gutya, wagiye wagarutse iwanyu? Layla ati ngo iki Dylan? Dylan ati wanyumvise neza. Layla ati ntibishoboka. Dylan ni wowe nzi, wowe twakundanye imyaka irenga ingahe? Wowe niwe uri gutinyuka ukambwira ngo ningende ngaruka iwacu? Warampaze se? Ntago ukinkeneye ntukinshaka? Dylan yegera Layla akambwira ati wa mugore we, ndavuga ukansubiza. Impamvu rero unansuzugura nuko ntarakujwibura. Dylan ahera ko akubita Layla urushyi rwiza, akambwira ati n'ikindi gihe ntuzigere wongera kumenyera, jya unyubaha nk'umugabo wawe, sinkavuge ngo nawe uvuge. Layla ni ubwa mbere aba abonye umugabo we atinyutse kumukozaho urushyi. Biramurenga, yitegereza umugabo we akavuga ati Dylan, ntago ari wowe mugabo nashatse, ntago ari wowe twakundanye. Kuki wankora ibi bintu? Kuki wahinduka bigeze ahangaha bimeze gutya? Ntago mbyumva.
Jean Rayira biramushobera, bikamushobera umwanya munini, yarangiza agahera ko ahaguruka akagenda, yinjira mu cyumba cye arimo arira amarira menshi, ari nako ari kwibaza icyaba cyarahinduye umugabo we Dylan. Tugaruke kuri Nimrod ndetse na Lucas basoje kurya bahagurutse, Nimrod arongera akabaza Lucas akabwira ati Lucas, until now ntabwo uransubiza, njyewe nawe wanyemerera tukaba muri room imwe? Ibyumba birahari ni byinshi pe, niba utabishaka ndagenda nkwereka ikindi cyumba cyo kubamo cyawe, ariko se wareka njye nawe tukaba mu cyumba kimwe? Ndumva ntashaka kujya kure yanjye, ndumva nshaka kuba iruhande rwawe, ese uri tayari? Kandi mbabarira ntumakanire, inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Lucas araza kwemerera Nimrod babe mu cyumba kimwe nangwa araza kubyanga? Naramuka abyemeye se amaherezo y'aba ngaba buriya ntibashobora kuzajya mu rukundo? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ntigiyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.